Muri sosiyete y'uyu munsi ku rwego rw'isi, ubu amafaranga yabaye icyita rusange. Ibintu byinshi ndetse hafi ya byose bigurwa amafaranga. Nta kintu wakora utayafite kandi nta n'ikintu utakora ngo uyabone. Abatayafite babaho mu kababaro gakomeye cyane, abayafite nabo bagahorana ubwoba bwo kuyatakaza. Ninde wazanye ibintu byo kubeshwaho n'amafaranga ko mbere y'uko aza twabagaho kandi habagaho n'abakire? Nitwa Brown, nasomye igitabo cya Yvonne Lavarier L'Arnaque de Puissance du Monde, ndetse ndeba na filime mbarankuru yitwa La Justice and Arnaque. Ikaze mu bisekuru byacu kuva kera nta mafaranga yabagaho. Uburyo bwakoreshwaga kera mu kugura ibintu bwari ukugurana, barter trade. Bagereranya agaciro k'ikintu umuntu afite n'icyo akeneye, ubundi bakagurana. Babaraga akazi kakozwe ku kintu runaka n'akakozwe ku rundi ruhande, bakagurana. Ntibyashobokaga gutanga ipantaro yadozwe mu masaha 5 ngo baguhe isuka yacuzwe mu masaha 10. Ahubwo birumvikana ko watangaga amapantaro 2, imwe yadozwe mu masaha 5 n'indi 5, bakaguhereza ya suka yacuzwe mu masaha 10. Iterambere rya sosiyete yacu byaje kugaragara ko ryari rikomeye. Abantu baje kubona ko bigoye gupakira amashoka mu bwato bakayambutsa inyanja bagiye kugurana ibijumba hakurya y'ubwato. Mu koroshya uburyo bwo kugurana rero twakoze amafaranga. Amafaranga ya mbere yakozwe mu mabuye y'agaciro, zahabu, argent cyangwa diamond. Iri faranga niryo ryahise ritangira kugaragaza agaciro k'umurimo wakozwe. Aha batangiye kubara ati akazi gatwara amasaha angana uku n'ingufu zingana uku, bivuze ko aha akazi kahaga ifaranga agaciro, ntago ari ifaranga ryahaga akazi agaciro. Ibyo wumvishe nibyo, nta gushidikanya. Urugero rworoshye, ubwo niba ishoka yaraguraga amapantaro 2, ishoka bakayiha agaciro k'amafaranga 4, ubwo birumvikana ko ipantaro yaguraga 2. Uku niko ibiciro byagiyeho. Ikibazo cya mbere cyahise kigaragara ni iki: ahantu hose ntihari hari za zahabu, ndetse no kuyicukura ntibyari ibya buri umwe. Kandi icyo gihe twari dusigaye dukora ibintu byinshi byo kugurisha, bivuze ko twari dukeneye n'amafaranga menshi yo kubiha agaciro. Iki gihe rero nibwo hagiyeho ifaranga rishya. Batangiye kujya bandika agaciro k'ifaranga kuri zahabu cyangwa ku mpapuro, inoti. Aho niho amabanki yavukiye. Ibihugu byose byatangiye kujya byikorera amafaranga uko biyifuza, ariko agaciro k'amafaranga kagenwaga n'akazi igihe kakozwemo. Aha ibintu byaje guhinduka. Inganda zitangiye kwiyongera, aho noneho yashoka imwe yakorwaga mu masaha 10 binyuze mu guhondahonda. Noneho niba muri ya masaha 10 hari hasigaye hakorwa amashoka 10, birumvikana cyane ko ibiciro byari byagabanutse bitewe n'uko umwanya wafashwe wo gutunganya ibyo bicuruzwa wagabanutse. Ishoka imwe niba yaragurwaga 5 yakozwe mu masaha 10, noneho izakorewe mu nganda imwe yaguraga 1, kuko muri ya masaha 10 hakozwemo amashoka 10. Bidatinze abakoresha batangiye kubona ko ibi bintu nta mafaranga menshi abirimo, hanyuma batangira kujya bahisha ibicuruzwa. Byasa n'ibishize ku isoko, bimwe babitse bakabizana akaba aribwo babigurisha ku giciro cyo hejuru. Aha birumvikana igiciro cyo kubaho cyariyongereye ndetse n'ibiciro biriyongera, ariko umushahara w'umukozi ugumaho wahoze. Niyo ntangiriro ya kapitalisme. Ubu buryo bwatumye abakire bakira cyane, maze n'abakene baratindahara. Iki gihe akazi ntikari kakigurwa kandi kazi, ahubwo kagurwaga amafaranga. Aha akazi mvuga ni ukubara umusaruro w'icyavuye mu kazi, babaza amasaha cyakozwe. Iterambere ry'akazi ari ryo gukorera hamwe. Umuntu ntakora akazi kose wenyine, ahubwo agakoraho gato n'abandi bagakoraho gato gato mpaka akazi karangiye. Ibi byatumye noneho umuntu akora amasaha menshi, ariko agahabwa amafaranga make cyane.
bitewe n'uko nta musaruro yerekana ufatika w'ibyo yakoze. Iterambere ry'imibereho ryakomeje kuzamuka, bigeraho abakozi baba benshi mu isi, bigeraho batangira ihangana kugira ngo ka kazi bakabone. Gusa akazi nako kakomeje koroshywa, aho batangiye gukora imashini ku buryo imvune zaje kugabanuka, kandi hagakora abantu bazi ubwenge kuruta abafite ingufu. Ibintu byinshi byahise bihinduka, aho kugira ngo babare ngo ufite amafaranga angana uku azajya akorerwa akazi kangana uku, ahubwo biba ngo wakoze akazi kangana uku urahembwa amafaranga angana uku. Mwibuke amafaranga 10 yahoze agura ibyakozwe mu masaha 10, nyuma kubera iterambere byaje guhinduka amashoka 10 akagurwa amafaranga 8. Ubu buryo bw'imikorere bwakwirakwiriye isi yose, gusa nabwo butangira kunanirwa. Ibigo bibiri bikora ibintu bimwe bitangira kugongana kubera inyungu, aho intambara yaratangijwe, aho uruhande rumwe rwifuzaga ko tuba bamwe nko mu muryango, nta mukire nta mukene. Ibi nibyo byiswe communisme. Urundi ruhande rwo rwashakaga ko buri wese agira utwe, akamenya uko ducunga atitaye ku bakene cyangwa abababaye. Ibi byiswe capitalisme. Uyu munsi uburyo bwo kunguka amafaranga menshi hakoreshejwe bwa buryo bwiswe speculation, cyangwa bwa buryo bwo guhisha ibicuruzwa kugira ngo niba bitakiboneka bizahende, bikorwa ku mafaranga. Intego z'abakoresha ni ukunguka menshi, kandi uko umukoresha yishyura make ku kazi kakozwe, ni nako yunguka amafaranga menshi. Abakoresha mu isi ntago bashobora gukomeza gukoresha abakozi bahemba amafaranga make, kuko abakozi bashobora kuzivumbagatanya bakanga gukora. Igisubizo kuri ibi ni ukugabanya agaciro k'amafaranga, kubera ko agaciro k'ifaranga kabarwaga hashingiye kuri zahabu. Ibi byakuweho, amafaranga nayo yabaye igicuruzwa nk'ibindi byose. Abantu bajya kugura amafaranga ku isoko, kandi amafaranga akomeye ni ay'ibihugu mu isi bikomeye. Uku gucuruza amafaranga no kuyasumbanya bikomeye byateye guhangana kw'abakozi ku rwego mpuzamahanga, kuko inganda zagiye zishingwa mu bihugu aho bahemba imishahara mito, kandi ifaranga ryawo rikaba ridafite agaciro kanini. Kandi ibihugu binafite ibikenewe mu nganda nk'amabuye y'agaciro, ni nabyo bifite amafaranga adafite agaciro. Ni ukuvuga ko ibikenewe mu nganda cyangwa premium materials zigurwa mu mafaranga akomeye nk'amadolari mu bihugu bikoreshwamo amafaranga adafite agaciro. Aha abakoresha baba babonye inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri iri mu kuba ibyo bakeneye mu nganda bikorerwa aho hari amafaranga adafite agaciro kanini, nyuma byakozwe bikajyanwa mu bihugu bifite amafaranga afite agaciro kari hejuru. Inyungu ya gatatu, uyu munsi ubushomeri bwinshi buterwa n'ubwinshi no guhangana kw'abakozi. Uku guhangana ku ruhande rumwe guterwa n'uko hari amamashini akora ibyo abantu bakabaye bakora, ku rundi ruhande bigaterwa n'uko inganda zashyizwe mu bihugu bihemba imishahara mito, kandi abakozi badasaba byinshi bemererwa n'amategeko mpuzamahanga. Aho gukorera amafaranga bisimbuzwa kwiga, nta nyungu iri mu kwiga. Abantu bagomba gukorera amafaranga. Abakoresha bafite ububasha bwo gushyira mu kazi abakozi bashaka, kandi bahemba make. Uko bahemba imishahara mike niko haba abashomeri benshi. Uko abashomeri baba benshi niko haba uguhunga gukomeye bajya gushaka ahari akazi. Bake bazasigara bagahembwa neza, bazagerageza gukora byinshi kugira ngo bunguke menshi. Aha haza undi mutego. Uko abakozi bake basigaye mu kazi bakora cyane, niko umukoresha atazakenera abandi bakozi. Uko umukoresha atazaha abandi akazi, niko ubushomeri buziyongera. Uko ubushomeri buziyongera, niko hazaba hihangana hagati y'abakeneye akazi. Inganda zo mu bihugu bikize byo mu Burayi ziroha ibihugu byinshi mu bukene, bigatuma abaturage bahunga bakagenda. Ibi bigira ingaruka ku mpande zose, kuko abakene bo mu bihugu byasahuwe umutungo kamere bimukira mu bihugu byasahuye wa mutungo kamere, bikaba bitegetswe kubatunga kuko ari byo byabasahuye. Ibihugu rero bikize bifite politiki yo gufata neza abakozi,
bishobora kuzisanga bifite abimukira benshi. Ibi bizanongera ihangana mu kazi kuko abakeneye akazi bazaba biyongereye. Igisubizo rero si ukwirukana abimukira, ahubwo ni ukureba ukuntu hatezwa imbere ibihugu bigikennye. Nitwa Brown, iki kiganiro ntaha tugisoreje, naho ubutaha ndabashimiye.